Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kugarukana none imbere ya kamera mbasubiza. Turi ku itariki 24 rero z'ukwezi kwa 11 2023. Nkuko mubizi umuyobozi wa UPR Batabazi, ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi y'abanyarwanda, rigizwe ahanini n'urubyiruko nyarwanda ryashize imbere Imana. Turabasubiza rero tubifuriza ibihe byiza, ukwezi kwiza kwa 11. Uyu munsi ntabwo turi butinde tuje kuganira ku makuru ari kuba, kuko iyi ntambara muri Kongo isobanura byinshi ku Rwanda. Iyi ntambara muri Kongo ntabwo izarangirira muri Kongo, kuko ni ibihugu byihebe byashimuse u Rwanda byayiteje. Niyo mpamvu mureba bikomeje kugira imbaraga, ibihugu byinshi bikomeje kuyizamo, abantu benshi bafite uburakare, abakongomani bafite uburakare barasaba abakongomani bari kurwana hagati yabo. Ahubwo ni ibi byihebe, impamvu twe tubyita ibyihebe narabibasobanuriye. Aba bagabo bavuye mu gihugu cya Uganda, niba bari n'impunzi ntawe ubyanze, kuko guhunga ibibazo bibaho, bari bafite impamvu bahunze. Ariko ikibazo ni impunzi zagiye mu gisirikare cya Uganda, zirangije zambara amapeti, ziyobora muri icyo gihugu, ziba abayobozi, zirangije zitera u Rwanda zicyambaye amapeti, ntabwo zigeze ziyikuraho. So ibi bintu rero bigaragaza iki? Iyo umuntu abaye impunzi akongera akaba umusirikare, nta muntu waba umusirikare atari umunyagihugu w'icyo gihugu. Kirazira kikaziririza, ntushobora kuba umusirikare kereka uri umucancu, kereka uri umucancu. Niyo mpamvu tubita ibyihebe. Bateye u Rwanda rero bagifite ya mapeti yabo, bari bafite namba matrikile zo muri Uganda nizo bafite. Banyarwanda banyarwandakazi, ndababwira ngo itariki ndakeka ni mu ijoro ryo ku itariki 3 ejo hashize, ku itariki 2 nibo hagati ya 2 n'eshatu nijoro, aho bateye ikigo cya Wagina, babacancuro bo muri Kongo. Wagina murabazi, mukuru waherutse no gupfira mu Burusiya, n'abarusiya bava mu Burusiya, ariko ni abacancuro bakomeye, basirikare bakomeye. Turabazi barwanye muri Ukraine, bafashije muri biriya bihugu byo muri ibihugu bimaze iminsi gukora kudeta. Putin yaboherejeyo, barabitabaje, barabatabara. Wagina ni igisirikare gikomeye, M23 turarere yagiye kugitera, bakishemo batayo yose. Aya makuru ndayakura kuri tere muri Kongo, ariko nkanongera nkayakura nka perezida wa UPR Batabazi. Narababwiye ngo muri RDF bibyihebe, mfitemo abantu, mfitemo abanyamuryango, mfitemo abasirikari barimo bategereje kugira ngo dutangire urugamba, baze badusanga, kuko nta kundi babigenza. Bapfuye kujya kwihishamo, babica imiryango yabo, abandi barabarushye, abandi babakoresha akazi k'agahato, kandi bari mu moko yose. Bambwiye turi guhamba mu Rwanda, turi guhamba imirambo ni myinshi, batumaze, amakuru ni menshi, batwishe, baturangije. Ndibaza niba M23 n'abakongomani ko bari gupfa hagahamburwa, ese uru rubyiruko nyarwanda ruri gupfa ruzajya ku mutwe wanyu? Iyo narababwiye ngo Kagame naho hari, ndagira ngo mbwire byo musika barebe, kuko nagira mongere hafi bura gupfa mu minsi imwe. We Imana yarahiye ko uriya muryango ugomba gushira nk'uko uwa Yezabeli uzasha. Narababwiye ngo nyina mongi gupfa, azapfa ari guhunga intambara itangiye, amasasa ari kuvuga. Nta nimva ye bazamuhamba, nta n'isanduku bazamuhamba. Ndongera mabwira ko umuhungu we w'umusirikare bazamurasa aricaye ahantu ku kibuga cy'umupira, kimeze nk'ikibuga cy'umupira, ariko yicaye n'abandi basirikare. Murasi igipo inyuma, ikintu nabonye gituritse kiramukubita, abasirikare birukanka.
uwo muhungu umwe w'umusirikare nyuma yo bamwita Iyani, undi we bazamurasa ari mu modoka yambaye n'icyenda kimeze nk'icy'abanigeria bimwe bambara. Uwo mukuru Ange Kagame yapfuye ku itariki 31 yapfuye arashwe ari mu ikanzu imwe y'ubururu, niba ari ubururu niba atari icyatsi. Ariko buri saa imwe ngo bibe saa sita za nijoro. Ise yarapfuye ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12. Ibyo narabibabwiye, impfu zabo zose narazibabwiye. Nyiramongi ntabwo muzamumenya ko yapfuye kubera yuko nawe nabonye ahambwe n'abantu bacyane, nk'uko nabibabwiye ku rupfu rwa Kagame. Ibi mbabwira ni njye mbikora mu buryo mw'isi y'umwuka. Ntabwo wambwira rero ngo ntabwo njye ubu nabinanirwa, kandi ni njye mbikora, ni njye Imana ibikoresha. Ndi kwandika ibitabo, ibimenyetso muzabibona, kandi namwe rega mujya mushoza murebe. Ntabwo ariyo topic. Babishe babamaze ngo babishemo abasirikari barenze 200 Wagina, kandi icyo kigo bateye bishemo abakozi ba Wagina 2 bari abakongomani gusa, nta n'umusirikare wa Wagina n'umwe wapfuye. Si ibyo gusa, numvishe ko M23 none igifata Kichanga, hari ingabo za EAC, hari n'ingabo za leta. Ingabo za leta bazigoteye mu bazu bashaka kugira ngo zisohoke, M23 irazangira. Ubwo ahubwo zisaba ingabo za EAC irazibinye, none baravuga ngo bakaba babohe ngo ntibavemo bapfiremo hari. Ubwo rero Kongo nayo mwabonye ko igiye kubaboho. Sindi umunyamakuru, ariko nubwo ndi umunyapolitike ngomba kubagezaho abakurikira iyi channel ndetse n'abakurikira UPR Batabazi, ishyaka UPR Batabazi, iyi ntambara. Kuko twese mu muganda wacu, ntabwo uvuga ngo uzakora iki gusa nimba utari ku rugamba. Ubu ni ku rugamba rwo gusenga, turi ku rugamba, tugiye mu kanya mu minsi mike tuzajya no ku rundi rugamba, rwaba rw'amasasu, rwaba rw'iki. Twe tumaze iminsi turuzwi n'ingamba, turi ku rugamba rutandukanye. Information rero tubonye mugomba kuzimenya. Ibi byose tubibabwira kuri impamvu kugira ngo mwitegure, mumenye ngo aho muri ntabwo ari uburiri bushashe. Uburiri ntabwo bushashe. Mu minsi mike murabona intumbi, mubone abacumbagira, mubone abacitse amaboko n'amaguru, muzavuga ngo mwabwi. Umunsi w'ejo ndakeka imbagara nabwo ku itariki Sadek yasesekaye muri Kongo Igoma. Uvuga ngo yamarangiriza amakava yaho zafata buri kimwe, indaki byose. Yageze Igoma Sadek ntabwo ibabajwe na M23 kuko izi ko Sadek atari M23. Ahubwo Sadek izi neza ko ari ibyihebe byashimuse u Rwanda byita FPR. Ibi byihebe rero byashimuse u Rwanda bikatwicira ababyeyi, bikaduhiga naho twagiye. Ibi byihebe nibe byigize mu M23 ngo birashaka guca Kongo kabiri ngo bibibe, ngo be amatware y'Amerika n'amatware ya Satani. Ngo Satani ngahayobore ingabo za Satani, kuko abo barahereye gukora Satani ibyabo murabizi. Narabiberetse kuri Facebook igihe kirekire, n'abantu naberetse ibigirwamana bamushaka nzabereka, nzaba uruvu narayiberetse, narabibubwira. Ndagira ngo rero mbabwire ngo banyarwandakazi, aho ibintu bigeze nuko ubu intambara igiye kuza iwanyu, kuko Sadek yo ntabwo ishaka kuvuga ngo M23 izi neza ko ije kurwanya ibyo byihebe by'u Rwanda. Abanyarwanda ariko birumvikana bazapfiramo, ibyagezweho by'abaturage mu Rwanda bizatsinsuka, abantu bazapfa abandi bahunge. Sinzi niba tuzabona naho duhungira bari mu gihugu imbere, kuko nanjye ndikamubivugamo ko ntabwo ntafite abantu mu Rwanda n'imbere uko. Kandi wishe mukuru wanjye, wishe murumuna wanjye nubwo ntabugira, ariko kwica mushiki wanjye cyangwa se undi wowe mu muryango, kabari niyo wabishe umunyarwanda uwo ari we wese, nanjye bingiraho ingaruka. Akaba ariyo mpamvu naje kwitanga hano nkabikubwira kugira ngo umunsi wa none ubimenye. Genda kubwira amakuru y'ukuri, uragenda ukabaza. Ntabwo ndi mu bucuruzi wa YouTube
sinishurwa, ariko ndakubwira ngo bimenye. Ese uhagaze ute? Wacukuye indake umwobo, wihagaze ute muri iyo ntambara? Ni gutungura umwana uzamushira he kuzabona ko nababwiye ko ejo bundi uzagotwa impande zose? Ese intambara muri Kongo ejo bundi yo 1994 byebe byica abanyarwanda, special ubwoko bw'abahutu, mwaba mwarayimenye ko byagenze? Muhagaze mute? Ese naba hari ahantu wenda mwagiye gufata mukohereza y'umwana umwe ati wenda mugere mudukodeshereza akazu, cyangwa tugere mudushakira ibyaro runaka hano, cyangwa murabibona muracyari kuri siyasa y'inkotanyi? Izo nkotanyi mwibuke ko zo ntawe zifite wo guhungira. Icyongereza babyita ngo escape to nowhere. There is nowhere to go from Tukabarebe until Turugara. Kereka opposition abazaba bate opposition abazaba bakeneye bakaba, ariko nta hantu mwaranduranyije mwakoze bibi. Igihe cyanyu kirageze umwishure ababyeyi bacu, mwishe ibyacu mwanyaze, mugiye kwishura. Tugiye kubakandagira, tubakanda, turabakanda, bakandikwa, abafungwa bafungwe, igihe abicwa bicwe. Ko bimeze, ntabwo kubatinya, ntabwo kubabeshya tu. Abicwa muzicwa kandi mwicwe n'abandi, abafungwa mufungwe muri special, abacirwa imanza z'ukuri mucirwa imanza z'ukuri, abakubitwa ibiboko mukubitwa ibiboko, nimba kubitwa no kuzaba ariko ntimuzabura gukubitwa izimbwa, abijanditse mu byaha ariko mutakoze ibyaha cyane. Ingeri zose zizabaho mwebwe ku bantu byihebe. Ibi byihebe rero bagiye kubigota impande zose, igice hari abakubite n'igice hari abakubite. Yewe byigeze akaraye kajyaho igihe kirekire, mwica abanyarwanda mu mahanga. South Africa musuzugura igihugu gikomeye nka South Africa, dore yaje muri SADC. Musuzugura igihugu nka Tanzania, musuzugura igihugu gifite ingabo mu Burundi, none mutangiye kuvuga ngo Nkurunziza, ngo Emmanuel Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, ngo niwe uri kugira inama Gisekedi kutumvikana na MPR. Imyumvikanire yanyu mushaka ni iyihe? Mucengeza ibyitso muri leta, mwarangiza mukayishegesha, mukongera mugakereya. Ibi bintu byanyu bije inshuro nyinshi kandi barabinjije muri leta. Ibyitso nibyo byuzuye. Ubu intambara yari muri Kongo ya mbere niyo kurwana n'ibyitso byari mu gisirikare muri FARDC. None se bakongomani ibyo muzakomeza bahutu birucu, bahutu biki, ba Masisi n'abandi bose mu Kinyarwanda, ukuyemo abanyamurenge bari ku ruhande rw'ibyihebe byashimusha u Rwanda. Muraza namwe guhura n'ibibazo, muraza muri kurukururira bene wanyu. Mwe mufite igihugu cyiza, mwari mufite amasambu, mufite inka, barabashika mu muri Kongo mu gihe gutegeka mu biki, babajyana mu gihugu gitoya nabwo gifite ba nyiracyo, mufite ubutaka, none muraje muri kurindagira. Ubu ni muri kurindagira si igitutsi simbatutsi, ariko ni kurindagira ibyo yabakoze. Reba ibyo ari kubakoresha bateranyije na bene wanyu. Inka zanyu zirashize ni uri kuzica, none azanya abagogwe ati muze mu gisirikare mu ndinde, mugende mwica abahutu, mwica n'abatutsi batamuna, kuko mwebwe nimuvuka mu Rwanda. Bayidiya nimugende gakeya, yo n'amaraso y'umwana w'Imana, n'amaraso y'abana b'Imana. Kagame yakoze amasezerano na Satani yo kwica abahutu bose abarangiza kuko bubaha Imana. Rero ibyo muri gukora, Imana yo mu ijuru yandika buri kamwe kuri kamwe. Si Imana yo mu ijuru gusa, n'abarega muri kucya sinjije. Samaje kubona ko batarinjije umuntu atari bari kubananiza muri Kongo. Baragurutse mwakojeje hagati mu ntozi, ariko ntabwo n'abatutsi. Leta nubwo n'abatutsi ari leta y'abatutsi, ariko abatutsi bose ntabwo aribo bari kwica, ntabwo bari muri ibi bikorwa. Yego ntabwo abatutsi rero hafi ya bose bemera ko habaho leta y'abatutsi, akageza abatutsi bagategeka, ariko ntabwo nemera ko abatutsi bose bakora nk'ibi bintu bari gukora. Mwisha abantu muri Malawi, mwisha abantu ba revokati muri Mozambique,
muri Zambia mwishe uyu mugabo wari uzi ubushambo bwa Kagame bw'iki kihebe cyapfuye uragapfa mu rundi rwa kabiri inshuro ya kabiri wakire ikihebe gikurikirana abantu cyakuze ari impunzi nawe gikurikirana kikajya kwica abantu kikabakurikirana aho bari cyarangiza kikiga nta mwana kirabanira. None se Alex Yamupende umwe wateretwaga n'umuko wabo umwe arongoye uyu mukobwa bari bagiye gusimbuza Kagame mu badayimoni anje Kagame muzi ko bamwishe muzi ko bamwishe se yari umwana muto so w'umunyamidani Mupende se Kalisa Mupende ni yapfa afite 41 Kagame si wamwirereye kumino kugira ngo amusadake Jori Mutabazi sito uburende muzi ko karakana gato ni ukareba ku rugamba ku rukangana yego we ndagire ari sibo babigishe kwica Yesu bamwana ufite imyaka 15 bambwira ngo yavuye ku munyanyi nazi kwica aramwigisha arangije amumena ubugabo arangije minyara namushawe amufungira ahantu habi cyane akajya mu mwesha ahubwo ngo nibitanweshwa n'aba bagabo banuza uyu mugabo uyu koroneri wamurindaga wari ukuriye abamurindaga to ntabwo ari to mu byabagamba nawe yagaragara ubona ko ari umwana muto ntabwo ari abo gusa twe batwishemo n'abana n'ibiki byose banyabicaye gusupa ariko none icyo cyako kugaragaza ko nawe yishe nabiwe kandi abica barakoranye ari uvuga ngo yarabareze. Iki ni ikihebe rero ni ikihebe karabutaka Kagame n'umwana wa Satani cyangwa kamurumuna we wambaye umubiri ni dayimoni yaje hano kuri isi yambaye umubiri yishe na nyina rega uri iki kihebe kishe na nyina kimukubise inkoko. Aya makuru aviwabo neza kubakandaganya nyina Masage yakubitaga umugore akajya kumwica akabyimbagana nyiramuntu ubundi akahungira kwa Kayumba ubundi agahungira ku mukecuru agakubita akajya kwica. Gusa umugore we nawe yarabimweretse kuko yamubyariyemo abana babiri yamubyariyeho abana babiri ataraba ariko yarapfuye yapfanye agahinda kandi bari ku kuzimu naranamubonye rwose wicaye nawe Banyarwandakazi ibi nibyebe mubiveho mu bifatanye turwane mutere UPRD batabaza inkunga mu dutere inkunga kuko twebwe twahawe muri n'Imana n'uyu munsi muri ijoro banyeretse ikuze kandi ntabwo ikibazo tuturwanira ubutegetsi icyo twabona nuko mwabona igihugu abanyarwanda bakagira kwishura ukiza. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbone ubutegetsi ntabwo ndi hano kugira ngo ntegeke nubwo nabona haje umuntu akabikora akabaha amahoro yewe nubwo nakwicarira nkanacuruza cyangwa nkanaterura n'imizigo ntacyo byantwara nabaho uko Imana ibishaka. Ndi mu buhungiro nkuriye mu buhungiro uko nahunze naruzuza imyaka 7 n'ubu ndacyari mu buhungiro none se muragira ngo sinkuze nakuze nkuriye mu buhungiro n'abandi bose kandi sinjye gusa turababaye. Ntabwo wenda ari ikibazo ngo dushaka kuza wenda ngo turye ibyo ku Rwanda ariko no kureba ubutaka bwacu. Ubutaka bwaravumwe imvura iragukagwa nabi gatwara ibintu inzara ni yose kubera ko Satani ahageze arahayenera nta kiza kiba kwa Satani araroga buri kimwe. Yewe ndwanya n'amadayimoni n'ibintu bye hari dayimoni ziroga ubutaka hari dayimoni ziroga imyaka hari dayimoni zitera inkwangu hari dayimoni zitera umutingito dayimoni ziroga ibyo kurya buri ibi byose mureba ni seki ubiko Satani umwana Kagame n'umwana wa Satani ni dayimoni yambaye umubiri icyo kihebe cyapfuye ariko ubundi yakagamutse kongera agapfa bwa kabiri kuko buriya ntabwo byarangiye n'imva ye izataburwaho mu Rwanda aho yahambwe turahazi tujugunye ure ntabwo azajugunywa n'umugore we tuzamujugunya buri kimwe buri cye cyose
ibyo yakoze nta karere, nta kagari, nta murenge, ni serire, segiteri, komine na perefegitire. Nuko bimeze. Ibintu byose zitamenye inyenzi inkotanyi zubatse no kubisenya byose, igihugu kigasubira nk'uko cyari kiri. Nimubona ngiyeho narababwiye ngo muzasenge ntingeho cyangwa ariko muzamaze Satani kuko Imana yo ishaka kundi. Yewe ningeho nta kintu na kimwe bazabimukiro kizaba. Ndababwiza ukuri. Kandi ibyo mwakoze nubwo ngiye ntakora kuko yewe nzi ikiremwa muntu kayinge nzabo narenganye. Ariko mwabanyabyaha ndi mutarambirwa. Muraza mubibone ndabibabwira kandi murabona ndi umunyantege nkeya nimuzabona imbaraga zivuye. Ese nubwo ntabikora abazumva audio n'abandi bose barabarwaye we nagenda nabivuga ari mpamvu mvuga ko nabatinya. Muraza mubibone. Reka rero mbashimire abanyarwanda nababwiraga amakuru ko Sadek yinjiye kabahungu b'abanyarwanda bakomeje gupfira ubusa bagena yabishe. Ntawakwishimira itsinzi yo gupfa abantu nabwo ntiwapfa. Ntawakwishimira ko abanyarwanda bapfira muri Kongo. Ntawakwishimira nanone ko ingabo z'ibyihebe zakomeza kujya hara muri Kongo kwica abakongomani no kubatoteza no kubanyaga ibyabo. Ntawakwishimira ibikorwa biri, ariko ni mwirinde kandi mukomere. Bye rero, Imana ibameresha. Nkuko mubizi ni umuyobozi wa UPR Batabazi ku izina Dietri Sylvestre kuri YouTube, kuri Facebook. Ninjye musanga nkoresha Dietri Sylvestre mu Gifaransa. No kuri Instagram ni musanga ryanditse ngo rimuzagirira abantu. No kuri TikTok ni musanga cyangwa gasanga UPR Batabazi. Ku mbuga nkoranyambaga ni nkoresha amazina. Ninjyewe rero ntabwo mbatinya mu bagabo ubu naje kugira ngo mwirebere. Narababwiye ngo ntabwo nduha, ndi mutarambirwa. Murebe igihe natangiriye sijya nduha mu buzima bwanjye kandi nta cyampagarika igihe niyemeje. Murakoze, murakarama. Reka dusozanye umwaka neza.